mu ijambo yantamitse yanyeretse amoko 7 y'imbabazi twarasesenguye yose. Evangeliste John Migabo basuhuza mu ijambo ry'Imana dusangira kuri YouTube channel yacu Professional Church TV Evangeliste John Migabo ukabona ubutumwa bwose. Turakomeje rero n'ubutumwa bwacu kandi ndagira ngo noneho nsoza igice cya mbere. Igice cya mbere cy'aya magambo 3 imbabazi, urukundo, amahoro. Urongeye gusoza igice cy'imbabazi. Ngiye kugisoza uyu munsi kuko nkoreshejwe n'umwuka wera Imana inyoboye nabaganirije ku moko y'imbabazi. Mfatiye ku ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 n'umurongo wa 7. Iyo hasomye ubona nyine abahiriwe abari bo, ariko bajya ku gice ku murongo wa 7 bavuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko nabo bazazigirirwa. Amen. Wari narahageze ndapfukama ndasenga mbwira Imana ngo Mana imbabazi iri jambo makuri sesengura makuryumva uko ibyanditswe byera birivuga nyongera n'ubundi bumenyi ku ruhande hirya no hino hanyuma ndisangiza abandi. Ndarisengera Imana irarintamika nerekana neza amoko y'imbabazi yose uko ngiye kubikoramo inshamake muri uyu munsi wa none. Amen. Birashimishije rero ngira ngo nacanye umuriro. Uyu munsi rero nacanye umuriro muri ibihugu turi mu bihe by'imbeho, ariko usibye n'ibihe by'imbeho gusa ahubwo umuriro muri Bibiliya ufite icyo werekana. Umuriro n'amazi. Umuriro, amazi ni ikimenyetso gikomeye muri Bibiliya. Tugiye mu Isezerano rya kera Ancien Testament, nk'igihe Abisirayeli bari mu butayu, Imana yagiye yereka umuyobozi wabo mukuru ariwe Mose mu birimi by'umuriro. Mu birimi by'umuriro. Umuriro uvuga byinshi. Niba uri hano nuko umuriro ni imbaraga. Amen. Umuriro ni imbaraga. Umuriro atwika, umuriro akongora, umuriro ahindura, umuriro ashwanyaguza. Umuriro. Ni mpamvu uyu munsi nacanye umuriro kugira ngo izi mbabazi zize muri twe, umuriro twike. Amen. Umuriro ushwanyaguza imyanda yose, hinduka ivu isoke imitima yacu dusigarane imbabazi. Amen. Imana kera kubera ko yagaragaye mu ishusho y'umuriro nta muntu wapfa kwegera, yarashyaga. Abisirayeli ngo bashatse kureba Imana, nk'iyo turebye mu Kuva, turebe icyo bivugaho. Abisirayeli bashatse kureba Imana mu gitabo cyo Kuva, igice cya 20, ntabwo ninda cyane, duhereye nko ku murongo wa 10, usomye igice cya 19 ugasoma n'icya 20, ubona ingaruka zo gushaka kureba Imana uri umunyabyaha mu Isezerano rya kera. Simvuga rishyashya. Kera nta munyacyaha washobora kwegeraho Imana iri. N'Abisirayeli kubera ko bageze mu butayu bakiyanduza, Imana ntishaka kubabona, ntibashobora kwegera. Ahubwo batumaga Mose. Bashatse kwegera rero, noneho ngo ibikuba biratwika, umuriro urakongora, ibintu birahinduka, bagira ubwoba, basubira inyuma kubera ko umuriro batwitse. Imana yari yaje mu ishusho y'umuriro. Ngo abantu bose 20:18 gitabo cyo Kuva, abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda imishyitsi, bihagarika kure, babwira Mose bati bari wowe utubwira niho turi bwumve, ariko Imana yo kutubwira tudapfa itadutwika ko turi abanyabyaha. Ntabwo ari amena. Amena n'ubwo ngo bibe bityo.
nuko kera byari bimeze, ariko muri isezerano rishya Yesu amaze kuza, niyo mpamvu wa mwenda wari ukingirije aheraho urusengero, nta muntu wahageraga aheraho urusengero, babaga habitse Imana. Yesu aravuga ati ibingibi ni ibya tradition, ni imigenzo n'imihango, Imana nyamana ntabwo ibiko hariya. Mwenda utabukamo kabiri, noneho tubona Imana nyamana. Amen. Tuyibonesha amaso. Umunyabyaha abasha kwigira ku Mana. Amadini menshi amwe namwe niho yakwiye kuvuga ngo wowe ngwino unyegere njyewe nk'umuntu wejejwe, noneho ngusabire imbabazi ku Mana. Ariko ubu siko bimeze iwacu, buri wese yisabira imbabazi Imana. Amen. Yesu yakuye ako gakingirizo gatuma tutareba Imana. Harakemo Umwuka Wera aramanuka, batangira kubona Imana. Amen. Batangira kubona Imana, batangira kubona Imana. Umwuka Wera amanutse, umuriro umanutse ugatwika ibyaha, dutangira kubona Imana. Uyu munsi ntabwo ninda. Imana mu ijambo yantamitse yanyeretse amoko 7 y'imbabazi. Twarasesenguye yose. Imbabazi duherutse ni imbabazi z'urukundo n'Umwuka Wera. Twarasesenguye arizo mbabazi za 7. Imbabazi za mbere twabonye ni imbabazi duhabwa iyo dutinyutse tukazisaba, ukatura ukegera wahemukiye, ukamubwira ngo mbabarira, I'm sorry, forgive me. Nisamehe mu Giswahili, mbabarira. Imbabazi tukazisaba, natwe abazisabwe tukazihabwa. Ndazisabye uzime. Datanga imbabazi, ubuzi gusabye ngo kugeretsa amakara yaka niwe uzabibazwa. Izo ni imbabazi za mbere zihabwa uzisabye. Imbabazi za kabiri twabonye ni imbabazi duhabwa twicujije mu mutima. Twatanze urugero rw'uriya mudamu wari umunyabyaha, bari bagiye kwicisha amabuye, ageze imbere ya Yesu amupfukama imbere. Abamuregaga bose ngo bagenda urusorongo, Yesu aramubaza ati babandi bakurega bagiye hehe? Ngaho nawe genda singucireho iteka. Yesu yaramaze kumusoma, amenya kwicujije atazongera gukora icyaha ukundi, ati ngaho nawe genda. Umukozi w'Imana mwiza, umuntu ushaka kwegera Imana neza, ushobora kureba ibimenyetso by'umuntu wagize ryagabo, utinya ngo bitamugiraho ingaruka, nuko umuntu yikomeje muri we, aribyo twise proudness, akumva nta mbaraga afite zo kuvuga ngo mbabarira, ngo byature, akagira uko yitwara. Ukazisoma ukazimuha. Izo ni imbabazi za kabiri. Imbabazi za gatatu twabonye ni imbabazi dusabirwa n'undi muntu. Imana nayo nabahaye urugero mbabwira nti kuba tutarimbuka nuko hari abakozi b'Imana bari ku mavi buri munsi basengera isi. Baririmba akaririmbo ngo iya Uwiteka tarashigaje agace gatoya kabakimumvira, tuba twarabaye nk'abisodomu, tuba twarabaye nk'abigomora. Kitambikira undi muntu no kwizina ko bimeze. Umuntu ashobora gutinya kujya gusaba imbabazi kanaka, undi muntu akagenda akamubwira ati ariko uriya muntu mubabarire, za mbabazi akazihabwa. Izo twarazibonye. Imbabazi za kane ni imbabazi usaba umaze gusobanukirwa n'ukuri. Tubona urugero rwa Yona. Ntabwo yumvaga impamvu Imana imutuma kujya kubwiriza Ninive kandi arabanzi be. Pawulo ibyo yakoraga byose yarazi ko ari mu nzira nziza, ariko amaze kubona ko ibyo akora bitari mu nzira y'Imana, bitari mu nzira ya Yesu, arahinduka ko yasobanukiwe. Ntugasabe imbabazi udasobanukiwe neza icyo uzasabira. Byagita kwishushanya cyangwa se ibintu bitewe n'ubwoba ngo utipfira, cyangwa n'izindi mpamvu. Izo ni imbabazi usaba, arizo mbabazi za kane umaze gusobanukirwa n'icyo uzisabira. Imbabazi za gatanu
ni imbabazi z'umubyeyi. Umubyeyi ufite abana n'utaraba we ejo uzaba umubyeyi ahorana imbabazi ku mwana. Tubona ko atari ngombwa ko umwana aza ngo apfukame imbere, kuba gusa byonyine ahindutse akaza gusanga nk'umubyeyi. Tubona umwana w'ikirara uko yaje se akamubara atari yanamugeraho, amaze kwayisha ibyo yari yamuhaye hirya no hino arabyaya. Ariko se ntabwo yigeze amusaba ngo niyisobanurire, yamuhaye imbabazi. Imbabazi z'umubyeyi nazo ni imbabazi zihariye. Ababyeyi duhana imbabazi ku bana. Imbabazi za gatandatu twabonye ni imbabazi z'ikirenga, pardon absolu. Imana yahaye isi, yemera gutanga umwana we w'ikinege ngo abamwizera bose batarimbuka. Tubabarirwa dutyo tubasha no kwigeraho. Ubundi yaratwikaga, Imana yaratwikaga, Imana yarahanaga. Twarabibonye muri ubwo butumwa. Turabusoza rero tubona imbabazi z'amoko 7. Ni izo ngizo nasanze muri iki gitabo, ngisesenguye nitonze niwe n'Umwuka Wera in the name of Jesus. Hanyuma izo mbabazi nanjye nzikwiza ku isi kugira ngo mwumve ubutumwa nawe ugerageze kuzishyira mu bikorwa, uzisabe uzihabwe, cyangwa se umenye no kuzitanga. Imbabazi twarangirijeho ni za mbabazi nyine z'Umwuka Wera, z'urukundo rw'Umwuka Wera, arizo za 7. Kwa kundi uvuga uti mu izina rya Yesu, Imana inshoboje nyowe n'Umwuka Wera. Ukareba uko Stefano yitwaye, ukareba uko Yesu yitwaye kuri iyi si, ukareba uko Dawidi Sawuli yamuhiganga mwice, ariko amugeze hejuru Dawidi ntiyamukozaho n'akantu na kamwe. Abangaba bakora bino kubera ko jyewe nakumenye, kubera ko uyu muntu siwe. Ikibazo ni Satani. Ibikorerwa ku isi byose bibi biyobowe na Satani, ntabwo biyobowe n'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu wuzuye Umwuka Wera ugomba kuvuga uti ndakubabariye nubwo nta mbabazi wansabye. Imbabazi zihabwa utigeze azisaba na rimwe ngo yature, atanicujije, ukazitanga nk'uko Imana yaziduhaye natwe. Nizo mbabazi z'Umwuka Wera. Kubabarira kabone niyo yaba arimo yifuza kugira nabi, ukavuga uti I forgive you, ndakubabariye. Amen. Ubutumwa burashoje ntabwo garukiye. Imbabazi z'amoko 7 maze kuzitanga mu butumwa kandi nzishyira no mu bikorwa. Ushize nababwiye nti mu butumwa nasohoye sinzigera na rimwe mu buzima bwanjye ndi kuri iyi si, kuko ntari uwayo, ntega ibico umuntu urimo kungira nabi ngo nanjye mwishyuri. Nzajya nigendera, nzamuha imbabazi igihe cyose atazisabye, ahubwo rimwe na rimwe muhungi nigendere. Atari uko mbuze imbaraga z'umubiri, ahubwo ari uko nuzuye imbaraga z'Umwuka hano mu izina rya Yesu. Kadusenge. Turagushimye rero Uwiteka, turagushimye. Uri Imana nzima, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'amahoro. Niyo mpamvu tuba twicaye hano gutya tuganira kuri ijambo ryawe kugira ngo turikwize ku isi. Warakoze kumira ijambo, nkaba ndihaye abandi ku mugaragaro, nkaba ndisohoye mu iterambere washyize kuri iyi si, kandi uzumva ubutumwa wese Umwuka Wera azamuyobore kugira ngo yumve atari ukuvuga ngo ari umva John Migabo Evangeliste, ahubwo yumva ari ijwi ryawe ririmo kumubwira. Ndabisengeye rero kandi ukomeze kumfasha, nkomeze gusohora ijambo ryawe, noneho ninjire mu rukundo, ninjire no mu mahoro, nkomeze gutyo igihe cyose iri jambo turyumve uko riteguye. Mu izina rya Yesu Kristo Imana yacu. Amen. Amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Bye.